Reka mbabwire ngo rero muri iyi minsi turimo kubona urugo rwa Linda ndetse na Chris ni Christian. Reka mbyite urugo rwa Christian na Linda amusore. Turimo kubona abantu batandukanye bagenda rwibasira nkoresha iryo jambo ngo barwibasira barugarukaho ngo Linda asuzugura umugabo we, Linda bamubwira nabi, Linda avugira hejuru, Linda amwita bro, amazina atandukanye. Ariko hari na video yagiye ejo bundi donc iya Linda yateguye plank, ariko abantu bagiye bagarukaho uburyo umugabo we yarimo kurira, uburyo yagiye agaragara. Ariko se ibikwashi abantu bagenda bashingura umuryango ubundi bimaze iki, byongora iki, bitanga ibe bitekerezo, ese ubundi birakwiriye koko? Ni ikihe kintu kiri inyuma y'amarido y'ibyo Linda n'umugabo we Christian bashyira kuri social media? Benshi rero bakunze kugenda bagaragaza bavuga ko bamwe bati umugore niwe washatse umugabo, ariko ntabwo nshaka kugaruka muri bimwe bagenda bagaruka ko nshaka kubwira abantu ibyo bakwiye kuba birinda igihe bavuga ibintu nka biriya, cyangwa se n'undi muryango wari we wese isi yagerageza gutera iki amabuye. Gusa ntabwo bizabura muri iyi si abantu bagutera amabuye, abantu bavuga ibyo bishakiye, abantu donc banariza icyo mwaberetse ariko ntibaba bazi icyo mwahishe. So kuba umuntu yakwangiza icyo wamweretse ariko ntamenye icyo uhishe ntacyo bitwaye, nubwo rwose sometimes ashaka gustandinga cyangwa se gustandinga donc icyo nakwita nka, urabona ukuntu tugaragara muri sosiyete bigatuma badufata ukundi, ibyo bikaba byakwangiza wenda amahirwe tuzengurutse ashobora kuba yabaturukaho. Ariko sheka icyo gihe habaye ikibazo cy'aba-viewers aribo bagize ikibazo. Reka rero tugiye kugaruka mu cyo kiganiro ku bintu abantu bakwiye kwitondera ku bijyanye n'urugo rwa Linda ndetse n'urugo rwa Chris ndetse na Linda. Linda akunda kunzamo cyane, niyo mpamvu mwakunze kumva ndimo kugenda donc umugarukaho. So rero reka nshimire wowe wamaze gukanda subscribe, like, share no comment hano ku Ntangarugero Empire, isoko y'ibiganiro zubaka. Niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha hita ukanda subscribe aho hasi kuri like utangire ibitekerezo. Linda n'umugabo we abangaba bakoze ubukwe ntekereza ko ari ku itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri February mu 2026. Uyu munsi bakaba babanye neza kandi bishimye, yaba mu buryo bagaragara, mu buryo bagaragaza, nubwo nta muntu uzi ko umugabo n'umugore babanye hahandi namwe muzi. Ariko ibyo nshaka kuvuga ko ni uko uyu muryango wishimye kandi uwo muryango ujya gufata umwanya wo kwicarana bagatekereza ku bana, nta muntu bagishije inama, barasenze bagisha Imana, Imana irabahuza barabana. So rero iyo tugiye gufata umwanya twagaruka ku magambo yo guca abantu intege, kuvuga ko ibyo bakora bitameze neza, ahubwo aho kugira ngo umuntu umubwire ngo gabanya ibi, wagira gute, watanga donc wamugira inama. Hari ibyo tugira inama ziri positive, ntidutange inama ziri satire zirimo gukabya cyane. Uyu muryango rero abantu bashaka mwavuga kubera ko ni umuryango wishimye, ni umuryango wishimye Imana, ni umuryango ukundanye, ni umuryango donc ngera nakunze ku buryo bari muri generation imwe. So rero ukuntu bagiye bavuga ko urugo rutazamara igihe, urugo bimeze nabi, ibi bintu yidakomeje kugenda bigarukaho ko ibyo bakora byinshi ni plank, hafi y'ibyinshi ni plank. Ibijyanye n'ibyo mubona uko amwita ngo petit frere, ibintu nk'ibyo ngibyo ni ibintu umugabo we yamaze kumenyereza. Ku mugabo rero niba umugabo yarabimenyereye nta kibazo kirimo aho ngaho, nubwo rwose biriya bintu ntabwo bisanzwe ku bandi bagabo cyangwa se ku bandi ba content creator bari mu Rwanda n'ahandi. Ntabwo dukunda kubona ko umugabo wenda yatwara mwabura buryo, ariko as personality yabo na characterization zabo, ibyo ngibyo nyine birebemereye. So twebwe rero dushaka kujudginga, ibazane nk'igitabo, ari igitabo ntabwo wakijudginga. Wenda ushaka kuvuga uti uyu mugabo ntiyari akwiye kurira, hari abashaka kubijudginga, hari abadashaka kubijudginga. Ariko niba uyu munsi dushaka kubona biriya mu buryo buri video tukabona kuriya, ntibivuze yuko ubuzima bwabo buri mu kaga, ntibivuze ko umubano wabo uri mu kaga, ntibivuze ko uburyo babanye harimo ikibazo, ko ubwabo bashaka guhandura iyo mata bakagira gute, bakayirangiza. Rero ku bantu tubakurikira, abakunzi ba Linda ndetse na Chris, navuga ngo mukomeze mubakurikire, murebe ibiganiro babagezaho, ibi birimo ubwenge mu bitore,
donc mukomeze kugenda mubana umunsi ku munsi, ariko twirinde n'ubundi kuba twagaragaza imvugo zitari nziza, guca abantu intege ngo ibi n'ibi. Mwibuke yuko ari abantu barimo gukorera iki amafaranga. Ndimo kubona abantu batandukanye bagiye rero bandika messages zitandukanye kuri channel yabo, ariko mwibuke yuko ari abantu donc bakoresha YouTube barimo gukorera iki amafaranga. Uyu munsi ikintu cy'insitama ko kuri YouTube nta kintu utavura kugira ngo ubone amafaranga, kireka ikintu kibi cyagushyiramo cyaha. So uyu munsi rero bari abantu babanye neza, navuga ngo mubihorere, bakomeze bakundane, bakomeze babane nk'umugabo n'umugore, babane neza. Ikindi navuga ngo si byiza gutega umuntu iminsi, umuntu wubatse, umuntu uri mu rugo, ahubwo uramusengera. Ikindi buriya ibintu byinshi ushobora kumwigira cyangwa se ukajya guteka abana mwigisha, kuko hari abantu benshi bajya mu rugo ariko batarateguwe, igihe cyaba kitari kiragera, mbona akajya kubaka ariko mu by'ukuri adafite mentality ihagije kugira ngo afate inshingano z'urugo. So Linda rero n'umugabo we ni abantu nkunda cyane, ndetse nkunda ibyo bakora, kuko ibyo bakora rwose kuri njye nta kibazo kirimo. Buri wese cyakora buri wese abibona uburyo bwe, yaba ku ba content creator, yaba ku ba youtubers, yaba ku viewers, mwese mubona uburyo butandukanye. Ariko icyo nababwira ni uko bari ababikora bafite impamvu ibibakoresha, kuri bo iyo mpamvu iri positive, kuri twebwe impamvu ishobora kuba iri negative. So ntabwo ari byiza ko rero uburyo ushaka ko abantu ubarebamo ari bwo bagomba kujyamo, ngo nifuza ko ngomba kukureba nyine ko ugomba kugaragaraho. Ntabwo ariko bigenda. Ntabwo ko wifuza kubona umuntu ariko bakwiye kugaragara. Icyakora risho twese nk'Abanyarwanda dukwiye kuba dufite tumeze neza, dufite umutima umwe, dukunda igihugu twese. Donc ibyo byose tukabihuriraho, ariko iyo bigeze kuri personality y'umuntu bikagera ku cyo umuntu ategura kugira ngo akwereke. Ntabwo ari ngombwa ngo wowe icyo wifuza kureba aricyo umuntu akwereka, kubera ko buri wese afite ukuntu aba yaricaye agategura content. Reka tubifurize kugira urugo rwiza, Imana ikomeze kubarinda kandi abarinde imiyaga arimo kugenda ihuha ku rugo rwabo, ahubwo Imana ikomeze kubarinda. Ndetse navuga ngo wenda kuri bo baramutse babonye ko hari ikitagenda neza kugira ngo batakaze aba viewers, abantu bakurikira, babonye hari ikitagenda neza, bashaka kwicara bakakiganiraho, bakagishyira ku ruhande, bakagikemura kugira ngo n'ubundi abantu bakomeze kurya. Kuko nabona abantu bakuru bazi ibyo bazi bikenewe biri ku isoko, ibintu bishobora kuba byanakwigisha abantu. So nabo bashaka kwicara kuvuga ati kino kintu gishobora kuba wenda kitagaragara neza, cyangwa se kuri twe nta kibazo, ariko kuba tureba biri gutuma wenda birimo kugabanya uburyo abantu dukurikira, bakaba bagira ukuntu bihanduringa. Reka rero nisubiriza abantu batandukanye, nisubiza ba Jessica, ba Karegeya, Omari, nisubiza abantu benshi, Mutesi Scovia. Mwese ndabwira ngo mukomeze kugira ibihe byiza, Imana ibarinde. Abatakanda subscribe, mukanda subscribe, like, share na comment. Mukomeze kugira ibihe byiza. Ciao ciao.